Mbahaye ikaze ndishimwe Josué Maripasi by'umwihariko kuri Garagara Gospel, amakuru atandukanye kuri Gospel. Nje kubaha inkuru nziza rero. Kuri iyi tariki 2 z'ukwezi kwa 11, 2nd November 2025, uyu mwaka wa 2025, hari igitaramo kidasanzwe cya korali abakurikiye Yesu Family Choir. Iki gitaramo rero cyiswe Thanks to God in 32 ways. No gushimira Imana rwose mu ntambwe z'imyaka hari cyangwa se mu ntambuko zacu 32 zose. Iyi korali mwakunze rero kuva kera ubigiye kubagezaho iki gitaramo. Ni igitaramo cy'amashimwe mu buryo bwose. Kizabera rero ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 rya Nyamirambo, ni mu karere ka Nyarugenge. Nyamirambo abantu benshi barahaza, abantu b'inyamirambo, abantu biremera, Gikondo, Kabuye n'ahandi hose. Ntekereza ko mwese muzaza mukaba muhari mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo n'ahandi hirya no hino bazaba hari kandi barimo basingiza Imana. Muzaba muri kuzumva kandi mureba abavandimwe mwabanye mu gihe cy'imyaka irenze 13-4 hejuru yaho muri kumwe nabo babafashe mu murimo. Reka tuze tubane nabo muri iki gitaramo kiri grand concert Thanks to God. Reka dushimire Imana n'abakurikiye Yesu Family Choir. Nawe ntuzabure kandi tuzahawurongere byinshi bizadufasha mu murimo w'Iyobokamana ndetse no kuza no gufasha intekerezo zacu kugira ngo zirusheho kwegera Yehova Uwiteka Nyagasani uhoraho mu buryo buruseho. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu murindwe n'abagize imiryango yanyu kugira ngo muzitazabonekaho umugayo ubwo Umwami Yesu agiye kugaruka. Murakoze cyane, mukomeze gukurikira Garagara Gospel.